Umugore wanjye nyine azana ubugoryi ngo ntago ngo ngewe ngo nzi gukora kwaje kwa ndane kwa cini neza ngo wa mugabo we ngo sundongora neza ndambwata ariko sinkurongora neza gute waki igoryi we arabyutse mu gitondo ntiyitabaje ntiyoze ahubwo ahise ajya ku meza gukora icyayi ibaze wa munuko kandi biriya biboro nk'abantu mwe biriya biboro biranuka biriya biboro biranuka ugahita uva mu cyumba ko akavuye ugahita unywa icyayi ntiwoze icyunzwe ntukarabye usa wa mugabo azaze wanjye nasanga hahumura nicara ku ntebe nziza n'irenge umva rero nkubaza ikibazo umunsi wa mbere bajya gukora kwaje kwa ndane kwa cini byagenze gute umunsi wa mbere wa mbere nyine nabikoze nk'ibisanzwe nanjye ko mbyibushye ko tureba umuzigo ariko umuzigo urahari ndakena mama aho ngaho ni sawa rwose turaza kureba uko tubigenza ariko nimba wankunze ko wamaye kabisa uvuga iki ku bantu ngo hari abantu ngo muri iyi minsi ngo bafite ibintu by'ibyobo ngo bagendana ibyobo bimeze gute ibyobo nyine ugasanga ngo hari umukobwa ufite icyobo hari umuntu nabyumvanye icyobo cyangwa ntabwo ndagera muri rura rwego pe rwo gukoresha icupa muri mukobwa umuvugaho icyo numva ngo hari n'abakoresha karoti ese karoti bazikoresha njyewe reka nkubwire njyewe iyo hagize umugabo ntereta ufite umugore ndabanza nkamubwira sheri wahahiye umugore yego banza nimba ugiye kumasengana banza umugabo ni Mariana okay Nowenda TV. Yes, ibihe byiza kuri we muntu wakoze subscribe kuri Fils Live twizere ko mumeze neza cyane ni wa muhungu wanyu Fils Nyamunini w'igikoko kabisa ewana nizere ko ibintu ari bombastic umuntu utameze neza Imana izabigira neza nimugira ikibazo hanyuma ahangaha turi kumwe n'umukobwa mwiza cyane nimvuga mwiza cyane amakuru y'iminsi sheri amakuru ni meza Fils ibintu ni wane watangira wibwira abadukurikiranye okay nitwa Diane Diane amakuru y'iminsi ya nizere ko ibintu ari bon ya meze neza cyane uri buze kwirakura rero twiganirire bisanzwe uko ngewe si nago ndi wa muntu ngewe ngo ujya kubaza abatumirwa banje turiganirira meze neza muri iyi minsi se ninde uri kuyamena muri minsi ntawe pe naramubuze koko se kuko mwabagabo mwibuko ko habuze umuntu umena amazi tujye tuvugisha ukuri ntago abagabo barabuze muri iyi minsi nta bagabo bakiriho none se amafaranga barayajyanye mu mashuri simbizi kubera iki se siko nta mugabo ukimpamagara ntawe barabuze pe ubwo rero wasanga ugira ubaca amafaranga menshi oya ntago ari menshi ni make yaringaniye hanyuma iri joro se ntawe mwararanye kandi nkubwira ko naraye ngenyine ese nkaba narongowe nkaba meze uko ako wa mugani ndikubona umeze nk'umuntu utishimye cyane nta morale none se ubiri joro nje wanyihera sefi ubu nagushobora tuvugishije ukuri ubu nagushobora se wa mugani ubu twabikora dute twakicurika twahagarara twacurama ntago yajyamo pe nakuna amase nagara amase se yajyamo kubera iki umva rero nkubaza ikibazo umunsi wa mbere bajya gukora kwaje kwa ndane kwa cini byagenze gute umunsi wa mbere nyine nabikoze nk'ibisanzwe numva ni sawa numva biraryoshye wari ufite imyaka ingahe mfite 12 12 ko babikoze ukiri umwana ari muto cyane ariko ubu mbese muri make ni wowe uzi uburyohe bwabyo zimaze kubijana ubu rose korarageze ndabona neze ko bavuze ngo nazuzuye umunsi ko bavuze ngo y'umuntu ngo zibaye ijana ngo arasara barabeshya aho no kubeshya arasasirishwa n'iki kereka 200 cyo kora ubu se nta munsi n'umwe bari bagukubitira kabisa ukananirwa kugenda
wapi kabisa se nananirwa kugenda byagenze gute no kuvuga ngo uko bagukubitira kose uragenda kose wakubita uhereye inyuma wakubita uhereye imbere ntago nananirwa kugenda kandi iyo umuntu mwumvikanye kuri gahunda pare kwa chini no kuvuga ngo akora uko abishaka yaguhenesha yagira gute yashyira mu ntuza zose ntawe sinzi ko yewe hakora byibushye wahazaje ariko kaba tukagerageza wahise tukibanira se ahubwo ako nyamara ubukwe bwacu bwaryoha wahise tukibanira mbwira tubipange nta kintu nzakwaka uzantwarira ubuntu ariko tubane ubu rero uyu munsi urabanza ujya kuma mbanze numva ukuntu bimeze wari wumva ikintu mu cyaro bajya bavuga ngo twabyenze none byatemye rero mu rwego rwo kugira ngo nyine nzagutware nyine ni ukubanza nkabanza nkumva niba ibintu ari wanene cyari wana twagiye n'uyu munsi ubu nditeguye rwose imbaraga ni zose maze kunywa amata umva ubu ngubu cyakoze unywa amata kabisa ufite uruhu rw'abantu banywa amata nywa amata ariko ubundi amata ni meza cyane amata ni menshi ni meza amata ni meza cyane ni ukuri ni meza amata ubundi ni meza ubundi kunywa inzoga ngiye ntabwo nkunda inzoga afite hanyuma ndashaka kukubaza ikibazo uvuga iki ku bantu ngo hari abantu ngo muri iyi minsi ngo bafite ibintu by'ibyobo ngo bagendana ibyobo bimeze gute ibyobo nyine ugasanga ngo hari umukobwa ufite icyobo hari umuntu nabyumvanye icyobo cyangwa icupa hoya icupa niryo yishyiragamo ariko noneho yarishyiraga ngo mu cyobo ngo afite icyobo kimwe kimeze nk'icyo kwa shitani hagati y'amaguru reka nkwibarize buriya koko uri umukobwa nawe wafata icupa ugashyira mu gitsina ndi umukobwa shana nshaka amabogari ya danje oya wabashyutswe bingana gute ku buryo wafata icupa ugacengezamo hano usaba ubwo nahita nipfira yewe kuntu ntabijya mbigenza najya nshaka abasore amabogari abasore basanzwe ariko nyine nako yango njye kurugera ku rwego ndagera muri rurarwego pe rwo gukoresha icupa muri mukobwa umuvugaho icyo numva ngo hari n'abakoresha karoti ese karoti bazikoresha ku mutwe ho gushyiraho nshyiremo karoti nshyiremo icupa nakoresha urutoki ariko rero ngo hari n'abagore ngo bashaka abagabo bamara kubashaka abagabo bangana nanjye ngo noneho umugabo ntazajya amukubitira neza ngo akamubihiriza ngo bigatuma ngo yikoresha ibyo bintu by'ibikaroti n'amacupa ngo cyangwa akakajya mu bandi basore cyane cyane usanga abantu babakire nyine bafite nk'utundi dusore akamwogereza imodoka akaboye aho ngaho wagahita agafata agahita akabwira ati bindangiriza none si bundi abaza kureba aba bagabo bose baza kureba abakobwa nuko umugore we ataba yamukoreye gahunda neza ugasanga nk'umugore arabyibushye nk'uku kwawe sibyo gahunda ntago kwa systeme abasha gukora kwa je yego ubwo naza nkamwihera keya hari kosa nzaba nkoze oya ntaryo kuko wabukoze aba yananiwe gukora gahunda z'umugore we jewe rero agomba kuza nkamwihera iki cyo bita keya nukuvuga ngo niyo mpamvu abagore benshi ngemba mbagira inama ngo bajye bafata neza abagabo babo bajye babafata niba umugabo akubwiye ngo ati rero wa mugore we dukore iyi posteri hari n'abagore babana n'abagabo babo sibyo nkunda kubivuga ibyo bintu kuko ngiye nibyo bintu nkunda kwivugira sibyo ugasanga umugore akoze sex urumva arabyutse mu gitondo ntiyitabaje ntiyoze ahubwo ahise ajya ku meza ukora icyayi ibaze wa munuko kandi biriya biboro nk'abantu mwe biriya biboro biranuka biriya biboro biranuka ugahita uva mu cyumba kuri akavuye ugahita unywa icyayi ntiwoze icyunzwe ntiukarabye usa wa mugabo azazi wanjye nasanga hahumura nicara ku ntebe nziza n'irenge umushime mu bwana wose se gusa umushimashime mu matwi no kwa system no kwa noneho reka mbabwize ukuri ugasanga hari abantu b'ibimama
batazi no kuba bacira umugabo wiwe cya gihuru kiba cyuzuye bene hano ugasanga igihuru ntugikase mujye muza mbiyogoshere mbahe keya abagabo banyu nimba barabananiye ngenzi gutanga keya suku harya nimero ya niyi nimero yanjye ndahikubwira urayisha uyivuge pe uko ngewe suku kubesha pe ngewe mbabona ari uburangare ngewe navuze ko ntazashaka umugabo kubera iki impamvu ngewe umugabo nuwo kuza kunesha umutwe turahuje rero nanjye sinzashaka umugabo ukaza ukantesha umutwe ukambuza nimba nikundira live nimba nikundira kwisohokera uje kumbuza gusohoka wowe ugasanga hari umugabo wenda wowe wiyambariye akantu wenda kagasheneti ku kuguru araje mugiye gukundana no gushakana mukora muvanamo uvavanamo ibintu yamenyereye agafata fone yawe uvanga uyu nguyu kuvugishije agafureka agenda kumeneka sibyo reka umbwire burya umuntu ko nawe kiba kigiye n'ubundi kiba gihari ubundi ubwo mamuri buri umuntu ufuha cyane niwe ubikora sibyo buriya nukundana n'umukobwa akagufuhira ntaguha amahoro ababikora abaguca inyuma abagenda agaca inyuma kandi reka nkubwire si ukubabeshya abagabo b'iki gihe nabo ntabwo bakirongora abagore babo gusa ni ukuri kw'Imana basigaye bavangavanga ko nawe ntiwahura ku muceri ni ukuri kw'Imana reka wajya umuceri uyu munsi n'ejo bundi wahinduye ariko umugabo w'imbwa ni wa wundi basi nibura utajya guca inyuma y'umugore we ngo narangiza basi ananagira ati basi ananahahe mu rugo abahahira izo nyama abahahira ibyo birayi abwira umugore abatekera agafiriti ugasanga umugabo agize gutya arifashe ajyanye n'inshoreke mu kabari inshoreke yavuga ati mumu urukwavu mumu inkoko kandi iwe mu rugo umugore yaburaye arimo arayo mbere yo kujya mu bagore mbere yo kwifata ukajya gutanga amafaranga ku nshoreke jya ubanza uhahire umugore wawe umuhahire ibyo kurya n'abana bawe bahage ubone kujya gutanga amafaranga hehe yego kwa systeme kwa urakana kugabura umugore indagara uragabura umugore indagara ku ndaya n'indangamirwa ngenda byibagirwa indangamirwa ndabyibagira ndaya nani urumva ngewe reka nkubwire ngewe iyo hagize umugabo ntereta ufite umugore ndabanza nkamubwira sheri wahahiye umugore yego banza nimba ugiye kumasengane banza ukoremo 5 umugore ajye guhaha ibirayi ariko suzaza ku matuba yanjye utigeze unahahira n'umugore si ikibazo si banza uhahira umugore atawotekereza na neza nge nago wapi kuko nanjye ndi umuntu sibyo nanjye ejo byambaho cyane no banza ugende uhahira umugore wawe sibyo ariko kugenda ufashe umukobwa ushyize mu modoka urumva mu rugo umugore yabyaye yabuze n'igikoma cyo kunywa kandi ugiye he kwaje ni kwa murani kwaje kwa ndani kwa chini ugiye mu bandi bagore ntago witaye ku mugore wawe ibintu byo guheheta bireze pe sibyo bireze ese urashaka kandi ibi bintu bikora abagabo bafite amafaranga b'abakire cyane n'ubundi nta mukene wajya gukora ibyo adafite amafaranga sibyo ariko mubikore ariko muzirikana ko mufite n'abana sibyo hari umugabo tuziranye w'ikamembe w'umukire kandi niho iwanyu ariko Imana imuhira uruko ridashira yarapfuye uwo mugabo yari umukire cyane none akagenda agati ku rutwana pu abatoya abafite amabuno abananutse abafite kwaje kwa ndani kwa chini hanini abafite hato abagize gute ewana wagakubita tu urumva noneho umunsi umwe abakubise akana k'agakobwa ubwo bavuze akana k'agakobwa ntago ari bamwe batujuje imyaka ni bamwe bujuje imyaka ariko kuko bose n'ubwana bw'ubukobwa abakubise agakobwa kwaje ariko none akaba yararwaye iki sida arangije abagateye sida uwo mugabo agakobwa karamwihorera nago kari kabizi karagiye yagaye n'amafaranga menshi yagaye 5,000,000 arakabwira ati akira n'izindi 5,000,000 ugenda ubuguza isanduku gutyo noneho kubera ko umukobwa arakiri muto yari afite imyaka 25
agira ngo nyine n'ibyari abantu bivugira umukobwa yaragiye ya mafaranga arayarya ushoramo na business yararwaye sida uwo mugabo none namenye ko ufite sida mana yanjye mwa bantu mwe mudukurikirana namenye ko ufite sida najya n'umuntu uzantereta nge ntago nkunda umuntu urwaye sida oya sida ni mbi ko ngiye nkunda gukoreraho sida njyewe bashaka ko tujya kwipimisha iyo nagukunze ubundi twamara kujya kwipimisha ubundi tukaryama mu buriri busa neza bana tukegerana neza ariko udafite sida none se ubu ngubu reka nkubaza ikibazo uhuye n'umugabo umugagata ko aguha amafaranga afatika akobwa ati nanjye nyikubitira ku muzi oya duhita tubanza kwipimisha basigaye bawita ngo nimba ari umupuri umupuri oya bayita Mariya yaba Mariya yaba umupuri Mariya na Yohana umugabo ni iyi Mariya ni okay kimwe nkuko ngenge mbyita ngo jotemba na n'igistepe igistepe nyine ni gutyo jotemba ni hano noneho umuntu akagira gute agahita akubwira ati ngenda kwihera amafaranga afatika unyihere igistepe ntago wamuha oya ntago ngiye nakorera aho ngaho tutipimishije amaye tutipimishije ntago nakora nabanze isazanye ibiki umutezi urawuzi umutezi ndawuzi urawuzi kuntu babaza nta ndwara nimwe ntazi kuko utanarwaye oya ongeraho utanarwaye uzi umuntu gutera umutezi ntago negeze ndwara umutezi ahubwo narwaye indwara yenda kumera nkawo ariko sinigeze ndwara umutezi urababaza noneho umutezi w'umukobwa nabwo ugenda ukishimagura nabyanduriye ahantu mu kabari kubera bino bintu byacu by'abasilamu tujya kwihagarika buri mwanya tukitawaza ku gitsina mba mfasha akajerekani undi muntu nyine wari urwaye bene ibyo biboro nyikubitaho hano kuri boro ndagasa nyuma y'iminota atarari nari imaze kumenya ibyo arebye do nagendaga ini ngenda yigose none kugenda neza urumva kandi ubwo nagendaga umuzigo nkufasha gutya ngendanye ndagaswingengere umva ibintu abari danje urumva oya uzise biriya biboro ngiye nigeze kubirwara ariko ngiye ni umuntu wari wabinteye antera burase n'umutezi uzi ko byarenze n'umutezi genda ngiye nagiye kubyivuza banca 28,000 haguze ko baguciye make hari umukobwa jewe nzi 28 bateye ibyo biboro none akajya agenda atagataga muri quartier umva kugira ngo ajye kubyivuza yatanze miliyoni ako yabimaranye n'igihe kinini oya biriya biboro umugabo araza urumva bifite noneho umukobwa ntapfa kubigaragaza cyane ahubwo umugabo ahita hazamo amashyira urumva ariko ngwihita ingana nk'igiti irabyimba ikaba umusozi nahise njya nabanje kwishimashima nkajya nishima urumva ariko nahise njya kwivuza nayo ifite amafaranga njya kwivuza urumva ariko ubu kuvuba oya nge nari nziranye n'umuganga nyine bano baganga bagafashe nyine babakire ndagenda mu mujyi nateze moto mva Kacyiru njya mu mujyi ndajya nawe nkati rero muganga ari ibintu nanduye kandi nabikuye muri toilette ati se wabyanduye ndavuga ati nabyanduye ku musigo wanjye rwose biriho bimereye nabi ahita afata inuza yambara amaga arangira burambwira ati vanamo umuzigo mvanamo arareba arebye arambwira ati yewe ati ibiboro yawe ni nini cyane nto yewe ni nini nariyakiriye nyine ngo yugize gute ngo wari ufite umugore arahukanwa kubera kwa systeme imodoka ngo ntiyakoraga neza umugore wanjye ngo twapfuye ko nakora gahunda neza ngo namurogora neza yigose koko nyine ari kuvuga ngo hari abagore baba barigize ibirara urumva utamurongora neza kandi waranamuhahiraga ngo akagenda naramuhahiraga uzi kubona umugore wamuhahiye nta kintu na kimwe utakoze ibintu byose wabimukoreye ariko yarangiza akakuzanaho ubugoryi
ngo ntago ngo kwaje kwa ndani kwa chini ngo hagereyo neza. Ibyo bigatuma umugore yahukanwa kubera kutamurongoye ngo kwako nta murongoye shango neza. Ariko mwabagore mukeneye kurongorwa neza cyangwa mukeneye gukorerwa ibindi bintu byose. Urumva ubwo rero n'umugore wanjye nyine azana ubugoryi ngo ntago ngo ngewe ngo nzi gukora kwaje kwa ndani kwa chini neza ngo wa mugabo we ngo sundongora neza ndambwata ariko sinkurongora neza gute waki goryi we ko uko ngerageza kose ko ari uko nguko urashaka ngo mpingaho najikira aho nashoboye ya mu bandisi bakamuhora ngewe ndatangaje cyane ntanga n'amafaranga yanjye ngenda nshaka inka nziza y'inyama nziza ndamuka umuvuna nkweto sha arangije ageze mu rugo amaze kunywa igikoma gihaze kirimo n'agashyushyu amavuta buriya wamuhaye amafiriti atangira kwitubarika yego sha amafiriti buri umugore hari ukuntu ahaga ifiriti yamara guhaga ifiriti akazana ubugoryi atera umugabo w'inyuma urumva muri ifiriti nimba amavuta urayazi umva rero mbabwiza ukuri kuri izi kamera cyambere mbabwiye nuko nshaka umukobwa tukundana ariko umukobwa nkunda apana umukobwa impari urahari ubwo nyine ndi kuvugira muri rusange nshaka umukobwa mwiza unanutse ufite ibiro bikeya hanyuma ubwo ritayara mbwira ariko nawe ubwo turaya ngese ko shambyibushye nanye ko mbyibushye ariko turebe umuzigo ariko umuzigo urahari ndakena mama sha aho gaho ni sawa rwose turaza kureba uko tubigenza ariko nimba wankunze ko wamaye kabisa aho ngaho ni sawa cyane rwose hanyuma turi ku musozo w'iki kiganiro ikintu nababwira mwabavandimwe mwe nuko mbakunda ndabakunda cyane ni fisi wanyu mbabwira ngo mugende following ku Instagram ni fisi nyamunini TikTok ni fisi nyamunini YouTube ni fisi live hanyuma Facebook nayo ni fisi nyamunini hanyuma ariko kuri YouTube ibyiza nuko wakwandikamo fisi nyamunini TV nibwo uri buhita ubona channel yanjye byihuse nahinduye izina ariko fisi live ntago ryari ryaza neza wakwandika fisi nyamunini hanyuma Nyagasana ajya baha umugisha niki wabwira abagabo cyane bakora kwaje kwa ndani kwa chini ukishima niki wababwira bwanyuma turi ku musozo sha kintu nababwira abagabo bazi ko abagore babo batabahakeye mujye munyegera mbaheke zihagije bagukubitire bya fresh cyane ariko nimero ariko ngewe nkukubitira kwa system ariko abanje gukanda akanyenyeri hoya ntubunze sibyo biba biri imbere ubanza gukanda akanyenyeri ubundi ngahita nguhereza gahunda kwa system pare kwa chini sibyo ya ubwo turasoje kambaye nimero nimero ni nshyashya ni nago ndayi ntago byari byacamo neza nishasha ntago biracamo neza hanyuma ikindi nabibwirira mwabantu mwe nimero yanjye ni 07 88991179 07 ndumva mwazifashe nizo z'uyu mukobwa izanjye niziranavuze hejuru 0788991179 hanyuma nimba uzi ko ushaka ufite nk'inkuru ushaka kutugezaho wampamagara kuri iyo nimero cyangwa se ubuhamya hanyuma ukaza nkagutereka kuri kabyindi hanyuma ukimatatura Imana ibaho umugisha ndabakunda ni fisi wanyu ciao nta gafoto noneho buretse